Amazina yanjye nk'uko babivuze nitwa Kayitare Mpingazima Pauline, mvuka kuri uyu musozi wa Mukarange hirya aha mu kagari ka Bwiza mu mudugudu wa Kinyemera. Ndi umwana wa gatanu mu bana 10 ba Kayitare Jean Pierre na Gatarina Nzamukosha. Jenoside yabaye mfite imyaka 13, nigaga mu mwaka wa mbere mu mashuri yisumbuye. Mama wanjye yari umwarimu, naho papa wanjye yari comptable mu kigo cyitwaga Tabarwanda yakoreraga i Kigali muri Kicukiro. Iwacu mu rugo twahabaga uko mvuze abo bo hejuru, papa, mama n'abana, harimo n'abana ba data wacu 2. Ise yari yarahunze aza kugaruka kubera amateka yacu, arafatwa arafungwa aza no kwicwa. Babaga iwacu rero, hanyuma n'abisengeneza ba mama 4. Twari umuryango wifashije kuko ababyeyi bacu bombi bakoreraga amafaranga. Twari dufite amatungo, inka n'andi matungo yo mu rugo, twari dufite imirima tugahingisha, twagiraga abahinzi bahoraho. Ababyeyi banjye bari abantu bagira umutima mwiza, aha ku musozi hose barabizi. Hari abana benshi bazaga mu rugo mu gihe cy'ibiruhuko bazanye bulletin bakazereka mama, murabyumva ko yari umwarimu, na papa bakagenerwa ishimwe, cyane cyane abo mu miryango ikennye bagahabwa amakaye n'amakaramu. Aha natanga nk'urugero, hari umwana umuhungu witwaga Nkeramucyo, muraza kumbabarira n'injya nkoresha imvugo zitagikoreshwa, yari uwo mu Batwa, yari umwana w'umuhanga, yari yasa n'uwakuriye iwacu kuko yahabwaga byose, akajya ku ishuri kugeza ubwo atsinze amashuri abanza, akajya muri segonderi, yigaga igasetsa. Jenoside yabaye yiga mu mwaka wa 2 wayisumbuye. Hari undi muryango w'abaturanyi bitwaga kwa Nibizi, umudamu witwaga Stella, bari abaturanyi bacu, basaga naho batunzwe na mama kugera no ku myambaro bambaraga. Uwo mudamu nabonaga asa naho ari inshuti ya mama, ariko byaje kugaragara ko byari ibya nyir'ibireshwa. Mu by'ukuri uko nabonaga twari tubanye n'abaturanyi bacu, nabonaga ibyo gupfa gutya bitabaho. Menya rero ko ndi umututsi, mfite imyaka 5 cyangwa hafi aho ngaho, hari masenge bari barahungiye i Bugande. Icyo gihe kubera amateka bari barabirukanye bari nasho, ntabwo nzi icyerekezo ubu ngubu aho turi hano. Namubonaga kenshi iwacu, akaza akadusura agasubira iyo ngiyo. Bigeze igihe ndamubura, tuyoberwa aho yagiye. Ubwo ni igihe bari barabashubije i Bugande, nyine barabirukanye. Aho agarukiye kubera urukumbuzi, namubajije aho yari yaragiye, mubazi wabo kuko mu buryo busanzwe tumenyereye iyo umuntu ababyeyi barasurana, inshuti mu miryango bakamenyana n'abana. Najyaga mbona tutagiwa iwe. Ndamubaza nti se inzu yawe ibahe? Masenge aseka ati inzu yanjye iba ku Mutwe. Narayitegereje mbona numva simbifashe neza mu mutwe, ku Mutwe inzu. Ndongera ndasobanuza ariko ntiyampa ibisobanuro nifuzaga. Negereye umubyeyi wanjye papa, mubaza iyo mvugo tante yari yakoresheje yo kuvuga ko inzu yitwaye ku Mutwe. Hari ukuntu ababyeyi bacu ahari bajyaga bashaka kuduprotectinga, ntibatubwire details zose. Ntabwo yahise ansubiza, yasaga naho yesquive ikibazo, ariko nkomeza gushaka amakuru. Ageze aho arambwira ati nyogosenge uyibona hano ni impunzi aba i Bugande.
bagiye mu 1959 babamenesheje babatwikira, bamwe baranabica. We rero yabashije kujya i Bugande n'umuryango we niwe atuye, niyo mpamvu tudashobora kumusura. Numvise mbabaye kuko yansubije inyuma mu mateka, ambwira ko aho yajyaga dusura hari mu nkambi. Uribaza ko igihugu wahungiyemo kukwirukana bakugarura mu cyawe, naho ukajya mu nkambi kandi ufite aho uvuka, umusozi ukomokaho. Masenge rero yazaga yihishe n'ubundi nubwo yavaga mu nasho agasubirayo. Ntabwo yari yemerewe guhamana natwe kandi aho ngaho hari iwabo. Mbitekerezaho akanya ariko nta kintu nari nshoboye kubikoraho. Ubwo nahise nanjye nsobanukirwa ko mu by'ukuri hari menace. Uko nkura rero nagiye mbibona iryo totezwa rikorerwa Abatutsi, aho mu ishuri twahagurutswaga, aho abana bageraga mu mwaka wa 8 bagakora ibizami kandi ari abahanga, bagatsinda bakabacamo imirongo bakabasimbuza Abahutu. Ibyo ntabwo ari byo numvise mu mateka, kuko nababwiye ko ndi umwana wa 5 iwacu. Basaza banjye bose ko ari 4 nta wagize amahirwe yo gutsinda ngo ajye mu ishuri rya leta, bose bigaga mu seminari. Abo bo kwa data wacu nabo bigaga hano kuri IPM muri prive. Ibyo rero byo kwiga mu seminari no muri prive ntabwo byari amahitamo, ahubwo byari amaburakindi, kuko ntabwo hajya muri prive hari leta wemerewe. Nibuka kandi igihe kimwe hari ukuntu jenoside yagiye isiba ibintu bimwe na bimwe mu nibagirwa. Ndumva ari nko muri 91 na mama yadutumye njye na grand frère ari hano yagize amahirwe arokoka, yitwa Jean Paul Kayitare. Yadutumye Rwamagana muri caisse d'épargne. Turagenda tuviramo twari dusanzwe tuviramo muri taxi, dufata umuhanda wacaga imbere ya gendarmerie. Abanyarwamagana barahazi n'abahano benshi ari bayizi iyo nzira. Tugeze hagati urumva twari abana, njye nari mfite imyaka 10 nawe yari yisumbuyeho gato. Bati abajandarume bati muhagarare sha, turahagarara. Dusaba ibyangombwa, ntabwo twari bwagira indangamuntu twembi, ariko we yari yaragiye muri secondaire, yari afite ikarita y'ishuri, yarayibahaye bayica batanayirebye. Bati tugiye kubafunga mwa nyenzi mwe, iyi si inzira y'inyenzi. Batwicaza hasi aho, izuba ryose turahirirwa, butangiye guhumana. Bati muve hano mugende. Turagenda. Icyo gihe nibuka ko hari umumama wakoraga muri caisse d'épargne wari inshuti ya mama, kugira ngo here n'uw'iwabo irutonde Kaduha twarayiwe. Ubwo rero ibyo byose byerekanaga ko ntabwo twari dutekanye. Biza kugera muri 94 mu kwa 4, ubwo twabyutse mu gitondo bisanzwe mu rugo, dusanga hari inkuru y'uko Habyarimana yapfuye. Abari bato twagize nk'abishimye ko twumvaga hagiye kuba impinduka, ariko siko byari bimeze, kuko abakuru babonaga danger yari ihari. Abaturanyi, ababyeyi bacu baregeranyije uyu musozi rero mureba. Abatutsi bari babyiruye abana, abasore, inkumi beza b'imbaraga bakomeye. Ababyeyi bacu bahamagaye abasore babo bariyegeranya. Nibuka ko nababonye ku muharuro wo kwa Gasinzigwa, ni mu baturanyi bacu. Abo nibuka banza mu mutwe ni Gasinzigwa nyine n'abana be, ni abavandimwe be bavuka kwa Nkoryo. Bari bafite abasore benshi, abagabo nako bari batangiye kugenda bashaka. Ndibuka bo kwa Tarisisi, ndibuka bo kwa Byuhira, ndibuka bo kwa Gahamanyi n'abandi bo mu miryango ntagenda nibuka amazina, baturukaga i Nyagatovu, Kitazigurwa no mu Kabuye. Bakoze inama rero bagamije gushaka kwirinda ubwirinzi. Byaranakunze kuko bahise bigabanya, batangira gukora patrouille muri uyu murenge wacu wa Mukarange kugira ngo barinde imiryango yacu. Uko umunsi
wagendaga umunsi ku munsi byagendaga bihinduka biba bibi. Nari ndenze kuri patrouille navuze ko na nijoro ntabwo bakoraga patrouille ku manywa, ahubwo na nijoro barasimburanaga kugira ngo bakomeze kurinda imbibi. Uko byagendaga rero biba bibi, ahagendaga mu yindi misozi batwika, hano bisa naho byatangiyeho nyuma gato, bagatwika bagatema bakica abantu batangira guhungira mu mafamiye bazi hano hafi, kuko harakira amahoro niko navuga, nubwo yari amahoro atarambye adashinga, kuko byasabaga ingufu nyinshi no gutekereza cyane. Hano kwa padiri mu rugo rwabo bari baratangiye kwakira impunzi ziza ubutitse. Muri izo mpunzi bamwe bavaga i Murambi kwa Gatete, abandi bavaga za Rukara na za Nyawera, kuko ho bari baramaze gukora, niyo mvugo bakoreshaga. Natwe rero mu rugo hari abo nabonaga, hari abasore biganaga na ba grand frère biga Izaza, bari abanyarukara, ariko numva hari n'abo nari nzi bari bahari bari iwacu, nka Jire wo kwa Nubuhoro ndumva naramubonaga iwacu. Ubwo bivuga ko hari n'abandi, ariko icyo gihe yaratangiye kuzamo confusion nyine, murabyumva namwe. Kuri 11 kwa kane twari tukiri mu rugo, ya gahunda ya patrouille nyine yari gikomeje, abantu bataryama, abasore abagabo bataryama. Nibwo twumvise igitero cyinjiriye mu Kabuye bagiye gutwika kwa Zayasi, hari mu saa 3. Imbaraga zose abo bose bakoraga patrouille bahise berekeza kwa Zayasi, barabihosha niko navuga, ariko ibipfa byari byamaze gupfa, inzu yahiye. Abari bakuru bafashemo interahamwe ebyiri nyine muri ku gutabara. Abari bakuru babuza abasore kubakubita no kwihorera kugira ngo bitaza kwitwa impamvu. Abo bahungu babiri cyangwa abagabo bari bafashwe b'interahamwe ngo barabarekuye, barabareka nyine baragenda. Ubwo ariko ku igitero nyine twahoraga batanta impande n'impande gutera. Ubwo muri bwa bwirinzi abagabo babwiye abadamu n'abana ko bajya kwihisha mu baturanyi badahigwa. Hari n'abagiye kuri paruwasi y'Abaporoso ya Midiho. Ubwo byari byatangiye kuba bibi cyane. Nanjye na mama na barumuna banjye 5 twamanutse aho hepfo mu Batwa tujya kwihishayo. Bari bafite ubushake bwo kuduhisha kuko twari duturanye neza, ariko ntitwashoboraga gukwirwa mu nzu yabo twese uko tungana. Byabaye ngombwa ko njyewe na musaza wanjye wankurikiraga tujya mu gihuru aho hafi. Ntibyatinze rero twumva urusaku ikintu gituritse. Ubwo bari batangiye kurasa kuri Midiho, kuri paruwasi y'Abaporoso iri Midiho. Ngarutse inyuma gatoya kuri ibyo, hongeye kuvuga induru mu Kabuye, ari interahamwe zije, ariko noneho zari zije mu buryo bukomeye. Hari hajemo abasirikare, harimo abarundi, harimo n'abatojwe bakomeye bavaga kwa Gatete i Murambi. Icyo gitero rero cyatumye papa na Gasinzigwa bohereza Jean Paul na Mbanda kubwira abo kwa Mirimo ngo batabare nyine, kuko icyo gitero cyari kije directement kije Kinyemera, kitagatinze imiryango mike yari Kinyemera. Ubwo abo bana batumye barihuse bajya kubivuga, ariko urebye bagarukiye neza kwa Mirimo, kuko kwa Mirimo no ku Kiliziya no ku rusengero rw'Abaporoso birafatanye. Bahita bakubitana n'ikindi gitero kinini cyari kije kwica abantu bari bahungiyeho kuri paruwasi y'Abaporoso. Bahise bakubita grenade. Ubwo urumva nyine nta feedback, bahunze gutyo. Ubwo dutatana muri ubwo buryo. Hari abahunze bagiye mu baturanyi, hari abo bagiye bakiri mu bwirinzi bakigerageza, bagiye gutyo ntibagaruke. Ubwo basaza banjye 2 bakuru ndetse n'abandi 2 bo kwa data wacu bo bahise bumvise hano bikomeye, bibwira ko bajya kwa data wacu ikabare bariho berekeza.
naho ariko nyine urumva byari nta makiriro, baragiye bagerayo, ubwo ibyabo nabyo ntabwo barokotse, baje gupfira hose mu mayira. Hanyuma uwitwa Jean Paul we yarakomeje arahunga, ahungira i Mayumba. Twari dufite famille n'inshuti kwa Rudasingwa, niho yagiye yerekeza nyine, ubwo buri wese yibwiraga ko nava hakajya ahandi hari igihe ashobora kugenda agasanga hari amahoro. Nka saa sita z'amanywa, nyuma nyine yo kurasa aho ngaho Midiho, ntabwo byatinze cyane, nta nosiyo y'igihe, ngiye kujya mbivuga nosiyo y'igihe muyirengagize. Hatambutse imodoka irimo abajandarume babiri, irimo n'intumwa ya Burugumesitiri Senkware, ivuga ngo abatutsi bose bava aho bihishe bajya ahantu hamwe kuri paruwase kugira ngo babashe kubarindira umutekano. Ubwo bagabo bari bamaze kuba eparupiye n'abasore, bumvise barabashutse, nako barabategetse, buriya se navuga ko babashutse, babategetse kujya kuri paruwase, barazamuka. N'abari mu bihuru bamwe na bamwe bavuyemo bazamuka kuri paruwase hariya, baje batubwira ko baje kuturinda. Twebwe ariko njyewe n'umubyeyi wanjye na barumuna banjye ntabwo twagiye ayo masaha, ahubwo kuko abo batwicaga barebaga umubare w'abantu bamaze kuza, uko bari hariya bakabara, bari bazi imiryango igomba gupfa, umubare w'abana, amazina yabo, ngira ngo n'amasura bari bayazi kuko twabanaga nabo. Barabaze rero basanga twe ntitwuzuye. Ku mugoroba baje guha imodoka, papa azana n'umujandarume yadusanga aho ngaho twari twihishe. Bagaragaraga nk'abari enthusiaste, tubwira ko ibyabaye byabaye, ariko kubu noneho ubuyobozi bugiye kuturindira hamwe, ariko ntibyari ibyo nyine, bagira ngo batwegeranye be kugorwa bashakisha. Iyo modoka ntabwo yagiyemo njye na mama n'abavandimwe banjye gusa, ahubwo yagiye ica ahantu henshi, yari yuzuye cyane. Twageze hano urebye bwari bwije cyane, twageze twasanze bisa naho nka kwa kundi abantu baza mu misa nyine ukabona abantu uzi bose. Njyewe ntabwo nabonaga ko hari ibindi biri bukurikire, nari nagize icyizere cy'uko ubuyobozi bugiye kuturinda koko. Uwitwa Ngabonzima yagendaga iwacu, yari umwe mu bakuru b'interahamwe muri iki gice. Yegereye papa aramubaza ati, ko ntabona abahungu bawe bose barihe? Papa aramusubiza ati, twamaze kumenya ko hari abapfuye baguye Midiho. Ubwo yari Jean Paul bavugaga, kuko uwo bagiye ari babiri, Mbanda we aragaruka adusanga hano, atubwira ko Jean Paul muri grenade bateye yari yinjiye mu rusengero, ko yamukubise ko yapfuye. Amubwira ko nyine bashobora kuba bapfuye ari abo basigaye. Ngo harimo umunaniro, nari naniwe nk'umwana wese, nahise nsinzira nyine, nta kuryama nta gitanda, byari ukugangika niko nabyita. Nahise nsinzira, ariko nasinziriye numva ndi muri sekirite yose, kuko nari yanture n'abantu bankunda, nubwo bo bari bahangayitse, hari abaturanyi, hari ababyeyi banjye. Narasinziriye nkangurwa n'amasasu, amagrenade n'amasasu mu rukerera rw'itariki 12, ari bibi cyane. Umunuko wa grenade, abantu bavuza induru, byari bibi muri urwo rukerera nyine, gukanguka wisanga muri ibyo bintu. Harimo n'abaduhamagarira abagore n'abana gutora amabuye tugasapotinga abagabo. Munyemerere nongere nshimire abatutsi bo kuri uyu musozi, kuko bagize ubutwari budasanzwe. Ntabwo bateze amajosi. Twaragerageje nanjye mvuge ko nagerageje, kamwe munateruye amabuye
twegerezaga abagabo, abagore n'abana bateruraga amabuye begereza abagabo. Baragerageza kuko batangiye kurasa mu rukerera, ariko izuba ryavuye tukigerageza. Hari inkomere, hari abo barashe, urumva barwanishaga amabuye, nta kintu na kimwe twari dufite, ariko twarwanaga n'abantu bari trained, bafite ubumenyi mu byo kwica, harimo abasirikare, ariko ntabwo twemeye gupfa gutyo tumanitse amaboko. Ndashimira rero ubutwari bw'abo bantu, nubwo bitabye Imana. Imana ikomeze batuze aheza. Byageze hagati rero hatangiye gucya, ndibaza byari nko mu saa 3 saa 6, gusa nshobora kuba amasaha ntanayamenya, kuko iyo umunsi wabaye muremure uba muremure pe, ugira ngo ufite nk'amasaha 72. Batangira gutanga amatangazo. Hano harimo nka confusion ko nabyita, harimo n'abatutsi, abahutu bari barajemo n'abatwa, bavuga ko bitabareba. Interahamwe zari zibonye ko nyine bishobora kwihekura, batanga amatangazo ngo abantu basohoke. Ubwo nyuma yaho ni nabwo bashishikaje Padiri Bosco ngo nawe asiga abatutsi, ati arabihakana, avuga ko niba batatubabariye nawe ahagumana natwe. Uko amasaha ashira rero niko imbaraga zagendaga ziba nkeya, abantu bapfa bakomereka. Bigezeho interahamwe ziratwinjirana nyine mu kigo, batangira gutandukanya abantu. Bamwe babatwara hariya hari sale yitwa ubu ngubu mu rugo rw'amahoro, bajyanagayo abantu, ariko banabeshya ko noneho usaba imbabazi baza kumuha imbabazi agasohoka mu kigo. Petit frere yitwaga François yaraje aho twari turi, abwira mama ko twajya gusaba imbabazi, ko bari butubabarire, bari kubabarira abandi. Abo rero bitwaga ngo bababariye, babaga basohoye mu kigo, mu rugo rw'abapadiri, babatwara nyine muri iyo sale kugira ngo bajye kubatiriya abagabo kwabo, abagore kwabo. Mama yarabyanze, amubwira ko atari byo, ko nta mbabazi bari buduhe. Nibwo abwiye murumuna wanjye muto Françoise, aramubwira ati ngwino tujya gusaba imbabazi. Baragenda ari babiri mu kujya gusaba imbabazi. Françoise cyokora ntabwo ari imbabazi bamugiriye, we ntibamwishe kuko yari umukobwa ako kanya, ariko François we bahise bamwerekeza nyine aho berekezaga abagabo, baramwica. Niko ubwo amasaha agenda ashira, baza kuba noneho bakontorora mu kigo aho ngaho, kuko ubwo bari bamaze gutandukanya abantu. Ndibuka papa yasohotse muri icyo gihe cyo kwinjira mu kigo, nibwo bamutwaye. Hari inkomere nyinshi cyane. Mwarimu Cosimo nabwo nibwo yagiye, hari n'abandi benshi bagiye bagenda nyine b'abagabo, ariko ubwo bagendaga hari aho babateguriye bahita babarangiriza nyine. Mu masaha y'igicamunsi bari bamaze kunanirwa, niko nibaza, ariko target yari yo kurangiza umugabo n'umuhungu bari muri icyo kigo. Nibwo twabonye, ndumva ari Ngabonzima waje mu kigo, hamagara mama mu izina, ati Kayitare yishyuye, muze munkurikire, mwebwe turabicisha isasu, ntabwo turi bubicishe, ntabwo tubatema. Turahaguruka turakurikira, tumujya inyuma, batujyana hariya hari inzogera. Twageze papa ntitwamusanga. Hanyuma ubwo muri ya marisite basomaga aho bahamagara abantu muri ya sale, bigaragaze ko n'ubundi izo lisite ntibazikoza ako kanya, bari bazisanga mu nyine, kuko na rya joro barabaraga bati kwa runaka harabura ba kwa runaka. Françoise baramutuzaniye ngo aze kwicwa nyine, ibyo bitaga VIP. Uyu munsi niko bari kuba babivugayo, baba bahari. Baramutuzanira, atugezeho atubwira ko papa we yapfuye nubwo yari yaguze rya sasu. Twarahatinze dufite, hari umuntu wari utwicaye iruhande nyine atekereza ko ngira ngo twagenda. Hanyuma haza kuza umugabo wari ufite imbunda, araza atugeze iruhande, bwari butangiye guhumana, yaturebagaza,
atugeze iruhande ati bahamagara mama Gatari, ni wowe mbese bantumye kwica? Ntabwo nakwica, waranyigishirije abana, mbwira ahantu wizeye nakugeza baguhishe. Mama amusaba ko yatugeza mu rugo, ubu ariko kuko yari azi situwasiyo y'uko ibintu bimeze, ati mbajyanye iwanyu batarahasahura baza kuhasahura bakabica. Ahita yiporopoza aratubwira ati ariko mbajyanye kwa muzehe Gerivazi yabahisha, ni umuntu mwiza kandi hariyo n'abandi. Aratuherekeza tugeza kwa Gerivazi, bari abantu, yari umusaza n'umukecuru bafite abana bakuru. Ndibuka mu rugo hari abakobwa babiri nabo bari inkumi n'umukecuru we, bari abantu basenga bavugaga ishapure buri munsi. Twahasanze hari n'abandi, ndetse no muri iryo joro hari inkomere zakururukaga zikajya kwa Gerivazi. Ndibuka nka Ntaganda no Nsabimana wo kwa Ntaganda yadusanze nawe ari inkomere, nawe twari kumwe aho ngaho. Aho twahamaze ndikumva ari nk'icyumweru. Hano nibutse ko yari njyewe n'abana na barumuna banjye 4 na mama, ni uko twari twavuye hano kuko papa yari yapfuye, basaza banjye 2 nabo bari bahasigaye. Icyo cyumweru twamaze kwa Gerivazi rero twagendaga twumva amakuru mabi. Aho kwa runaka bari baraducitse twabishe, abahungu be bavaga mu kazi bakaza gusuhuza ababyeyi bakabivuga tubyumva. Kwa runaka twahasahuye, ndibuka hari umunsi baje barimo baserebura bavuga ko nta muntu uzongera kunywa ibipondo by'itabi, ko kwa Kayitare bahakuye amatabi menshi, ndetse n'inzoga batari bazi bamenyereye. Ubwo twagendaga twumva rero za Kabara aho bishe, za Gishari baharashe, ariko muri ayo makuru yose yo kwicana banavugaga ko inkotanyi ziri hafi kutugeraho. Ntibyatinze rero nyine twumvishe urusaku rw'amasasu tutamenyereye, twari twaramaze kuba bitiwe n'amasasu y'interahamwe. Twumvise ayo masasu tutamenyereye, ubwoba buradutaha. Njye mbwira mama ndumva ngiye, mw'abantu mwe ababyeyi bacu bapfuye bababaye. Ibaze ubu ndi umubyeyi nibwo mbyumva cyane. Ibaze umwana w'imyaka 13 ujya kubwira mama ko agiye. Mama kubera ko muri position yari arimo yari impuissante, ubundi umubyeyi aproteje umwana, ariko muri iyo minsi twari tumaze bisa naho nanjye narabonye ko buri wese ari amagara y'undaye. Namubwiye ko ngiye kuba atari bunsanga aho ngaho, barumuna banjye nabo bati turajyana. Mama nawe ati njye se nasigara hano nkora iki? Ati ntekereza ko decision making ye ari kuri 0, kuko yaba undi muntu uri muri we yashoboraga kuvuga ati ntahujya akimpoza wenda ntitugende koko, ahubwo yahisemo kudukurikira. Twaragiye abo bo mu rugo rw'ubwo twarangizanyije aho, twe turagenda tujya nyine dukurikira interahamwe zajyaga Tanzania. Mama yari umuntu muremure, abamuzi yaragaragaraga pe mu kivunge cy'interahamwe, nabo twagendanaga yari muri bake umuntu ashobora kuropera byoroshye. Twageze rero Igikaya turahacumbika, ni naho nahuriye na Lydia niba nibuka neza. Tujya gusaba ko twagendana n'umubyeyi witwa Naume, yari umuganga, aratwemerera kugendana nawe. Ntabwo ari twe twenyine twari aho, hari n'umuryango wa Tarisisiya n'abana be 3. Twese Naume yaraduhetse niko nabyita, yari umuganga azwi, yari afite yavuraga abantu daboro,
abantu bari bamukeneye ku buryo interahamwe yashoboraga kuzikomanda zikagira impuhwe. Twaragendanye rero, ariko mbere y'uko tuva aho ngaho igikaya, umubyeyi witwa Stella nigeze kumuvugaho, yamenye ko mama ahari, aza kumureba aho twari turi, aramubwira ati Gatari, ndabizi ko uzapfa, ariko icyo nagufasha nk'inshuti yanjye, nk'umwana umwe mu bawe azaba ari usigara. Yari abizi ko azapfa kuko yari amaze kumutanga, yari yaramudekiribye, umubwira interahamwe, umudamu muremure witwikiriye ishuka, ari kumwe n'abana be 4 kuko ubwo mama yaramwizeye, amuhereza karumuna kanjye kitwa Alice, baramudekiriva. Kuva icyo gihe rero bariyeri twagiye tunyuraho niba dufate ni nke cyane, twaragiye bakadufata nabo bakatereta, bakishyura amafaranga, bakaturekura tukagenda tuca ku mirambo. Ndibuka twageze i Kabarondo ku kiliziya, bari barahiciye abantu mu muhanda, hari imirambo, byari ibintu bidasanzwe. Ubwo twageze, byaje gukomera rero, ubwo twakomezanyije nyine n'interahamwe kugera za Gatore, nibwo byahinduye isura. Interahamwe zo kwa Gatete zari zimenye ko mama ahari, ariko ubwo n'ubundi bashobora kuba bari barabimenye, ariko nabo mataragifite uburyo bwo kubahongera ngo bahe amafaranga batureke. Baramufashe mama kuri bariyeri, ni ubwa mbere bari bamutindanye kugera ku gihe kimaze isaha. Biratuyobera, mu mubyeyi nawe ati tugende, buriya bamwishe. Petit frere witwa Jean Luc nawe yararokotse, ari hano, yanga kugenda, aravuga ngo ntaho ajya, ngo n'ubundi izuba riri kumutwika mu birenge ntabasha kugenda. Uwitwa Pascal yari umuhungu wa Naume, amubangira imivovo, azirikaho ibirere, ariko nabwo akomeza kuresista, yanga kugenda, kugeza igihe mama tubonye aje. Harashize umwanya munini. Honorable Lydia ndamushimira, kuko muri urwo rugendo rwose mama amaze kubona ko we bamufata byoroshye, yansabye ko najya mpeka Petit frere mutoya. Ntabwo byari byoroshye, nari umwana nyine, nari mfite imyaka 13. Umu Petit frere Baptiste yari afite 4. Urumva ntabwo umwana w'imyaka 4 yaheka umwana wa 13 yaheka uw'ine, kugera urugendo rurerure. Lydia rero ndagushimira ko wagendaga umunyakira. Lydia yaranyakiraga akananyankuraja, kuko icyo gihe nyine dutegereje mama, natangiye kumugisha inama, ntubuse uyu mwana turamukoze iki, wareba uko twijijisha tukamuta, ko tutazamubasha twenyine, kuko nyine byari bigoye, yari ashonje, nibura n'ubundi yarariraga. Mama nyine akareba uko abigenza nk'umubyeyi, ntiyaracyonka, ariko burya hari akantu ka affection y'umubyeyi iyo twabaga tutari bugende yabonaga. Lydia yarambwira ati tugende tuzabishobora. Tugende tuzabishobora, ntabwo dukomeza twakuranwe, tugize amahirwe tubona nyine, ariko ubwo urumva byari byabaye na byinshi, no kuvuga ko twibaza uko tuzabigenza. Urumva n'uwo Petit frere wundi nawe yari yanze gukandagira hasi, ati sinongera kugenda ndi gushya. Mama rero twabonye aje,
urugendo uwo munsi twararusubitse ntabwo twakomeje kuko uwo mubyeyi nawe yagiraga amakuru, bamubwiye ko tuza hari interahamwe ziri kudushakisha mama bashobora kuba bamurekuye kugira ngo baze kubona uko baturopera aho ngaho. Twagiye ahantu mu nzu nibuka ko yari imeze nk'aho yatawe idakoreshwa, ariko wenda ubwo byari ibingibi wenda ba nyirayo bari barahunze cyangwa se barahasahuye turaramo. Mu ijoro hari ikintu hari ijwi ridasanzwe rivuga ukuntu naryibajijeho, ndumva naranabivugishije Lydia tuyoberwa icyo ari cyo, kumva ijwi nta kintu rikubwira. Mu gitondo dukambuye ngo twasanze umwana muto bamwishe nyine, batemeye hano yari yapfuye, batemeye nka hano ibyo mu mutwe byose umuntu abibona. Muri icyo gitondo twagenzeho akanya gato, urumva twari tugeze hafi za Nyakarambi, twagenzeho gatuma mu bahita bamufata, nibwo twaherukanye. Nubwo twaherukanye ariko ubwo natwe nyine byari bitoroshye kuko twagombaga gukomeza tukambuka, inkotanyi zari hafi, hari puresha iteye ubwoba, abashaka kugenda bagomba kugenda bahitanye nyine abo bose bari mu nzira. Mu rugendo rero twagendaga tubonamo nyine abandi bafite uburambe mu byo guhunga nkatwe, barimo n'uyu bebe turi kumwe nawe twarahunganye tugera na Tanzania, tujya tuganira nkababwira ko ndi expert kuko nahunze interahamwe nkunga n'inkotanyi. Twari kumwe, hari abandi nka ba Obedi n'abandi bakayiganwa Umulisa, abo bose nyine mwarahuraga muri strago gutyo mugakomeza nabo bagakomeza. Mama rero ubwo nyine nababwiraga ko ari ubwo duherukana, ntabwo twongeye kubonana nawe, nta nubwo twanamushyinguye kuko ntituzi aho yaguye. Imana imuhe iruhuko ridashira, turakomeye, twarakuze, twarabyaye, bafite abuzukuru. Uwo munsi rero byari ibintu bikomeye, nubwo hari hasigaye urugendo rutoya kugira ngo tugere Tanzania nyine aho twajyaga, ariko ntabwo byari byoroshye kuko nyine iyo puresha yo kurangiza abantu ntibabambukane yari iriho. Nawe yakodesheje imodoka itwambutse batuzirika mu mifuka y'ibigori n'ibishyimbo, baturenzaho shitingi kugira ngo tubashe gukomeza. Nyine baratugejeje boda tubamo, turambuka, inkotanyi zari hafi rwose nkurikije amasasu numvaga kuko twamaze kwambuka. Nyine abandi bari basigaye aho ngaho baba bararokotse, twe twageze hakurya. Tugenda rero twambuka kuri boda, uko twambukaga interahamwe zagendaga zisiga intwaro, imihoro, byari ibirundo, amahiri, byose byari birunze aho ngaho, ariko imitima yabo mibi barayigendanye twarayambukanye tujyana nabo, ntabwo twari hafi y'umupaka, twarakomeje turagenda tujya kure, ariko bakomeza kuduhiga. Aho twageze twari kumwe n'umubyeyi nawe yari umuganga, bahise bamuha akazi muri Médecins Sans Frontières, dusa n'abari mu kigo cyabo, ariko ntabwo twari dufite ibyangombwa by'ibanze, nta mazi yarimo, twajyaga kuvoma hanze, twajyaga gufata ibyo kurya, n'ubundi menace yo gupfa iyo yari ihari. Aha rero ngeze naho ndashaka gushimira inkotanyi, hari ukuntu njya ntekereza ko mu kuva Tanzania aho twavuye harimo ukuboko kwabo, kuko nibuka abantu baje kudufata barimo mubyara wa papa witwa Kimanuka, kandi uko badutwaye nabonye nyine byari biri mu buprofessionnel. Twageze byari mu rukerera, turi abana nyine na Lydia nabo barumuna banjye, batuzirika ku ntebe za pick up,
ibitenge baradufubika tubona tugeze ku Rusumo. Twageze nasanze umubyeyi Makurata umudamu wa Karege yari yaje gutegereza umwana we Kayiganwa, atubonye aratwishimira ahita afata barumuna banjye bo arabagendana abazana ino nyine abajyana iwe. Imodoka barimo rero yari yuzuye, twe twarategereje na Lydia tuza kubona indi tuzana, twatandukaniye i Kayonza njye kwa Karege nsanga yo barumuna banjye, hari abana benshi cyane bo kuri uyu musozi. Yari yaratwakiriye uwo mubyeyi turi benshi, ubwo haje kubaho orphelina, batujyana muri orphelina tujya kuko nawe ntiyari kubishobora, tujya kuba muri orphelina. Wamasenge nababwiraga guhunguka kw'impunzi zari mu mahanga twarageze barataha, akigera ino yahise aza kureba ko ntabasigaye, kuko n'ubundi igihe cyose yajyaga anyuzamo akiyiba akatugeraho twari tumuzi. Icyo gihe rero nabwo yaje kutureba dusanga muri orphelina ubushobozi bwari buke, nabo niho bari batahutse, iwacu bari barahasenye, adashobora kudutwara iwe kuko nta nzu yagiraga, adashobora no kutujya kuturerera mu rugo iwacu. Ndamushima rero kuko ni intwari, niwe muntu numvise ushobora kuva mu bana be n'umugabo we akaza kurera abana ba musaza we. Yasubiye iwe abiganira n'umuryango we, ababwira ati abana ba musaza wanjye ni impinja, abacu barakuze, we mutoya turangana, ntibakigwa mu ziko, mumfashe njye kureba uko nabegeranya nzagaruka. Barabimwemereye, ni abantu beza. Tante aragaruka, ariko agaruka nyine n'ubundi iyo mubajije uko yumvaga azabigenza ntabwo uko yumvaga azabikora. Yageze rero mu Karange iwacu, aba mu nzu zidasakaye, yahamaze iminsi. Hari inshuti za papa zamufashije kuhasakara. Muri orphelina twamazeyo imyaka 3 turataha. Byari bibi ibyo muri orphelina, ntabwo byari byiza. Ni nayo mpamvu leta y'u Rwanda ngira ngo yazikuyeho, nuko umwana agomba kurerwa mu muryango, ntabwo biba byoroshye kurerera abana mu kigo cy'imfubyi. Twaratashye rero, abo bana ba data bacu bararokotse, natwe tujya mu rugo, tante araturera, turiyubaka. Nkashimira rero leta y'ubumwe bw'abanyarwanda itaradutereranye ikaduha farge. Ntabwo twabuze minerivare, twarize, ibyangombwa by'ibanze twarabibonye, twarashatse, twubatse ingo nziza, twarashibutse, turerera u Rwanda ruzira amacakubiri. Ndashimira byimazeyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'ingabo zari za FPR. Nongere nshimire cyane izo nkotanyi zo kabyara zatumye twongera guhobera ubuzima. Turatanga umusanzu ku gihugu cyacu mu nzego zinyuranye za leta n'iz'abikorera, kandi igihango twagiranye n'inkotanyi tugikomeyeho. Ndangije rero mbakomeza mwese, twibuke twiyubaka.